Okay. Amahoro y'Imana abakunzi bacu aho muherereye hose hirya ano hino mu isi. By'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nakubwira ati nyine wowe mutura Rwanda urimo uratwumva cyangwa se dukurikiranye muri kano kanya. Akomeza nyine ugubwe neza kandi nkwifuriza no kugira akazi keza uhahe uronke mu byo uri gucuruza byose ubona abakiriya. Nutabona abakiriya cyaraye ikibazo ariko nuza kubabona abakiriya ibintu byose biraza kumera neza cyane waneza. Rero buriya uri gukora ukabona nyungu ukabona ibintu wapi ntibiri gucamo nyine urumva nese ubwo wakora gute kandi agafaranga kaba katari kuza neza cyane fresh nkuko ubyifuza ariko agafaranga iyo kari kuza ibintu nyine bimeze sawa nawe uravuga ati kabisa uyu munsi niba ufite nk'urugo ndaza kugera mu rugo umudamu araza kumbwira ati ni karibu sheri ntagaza kumbwira ati ngo karibu papa gadi reka uyu munsi nditwa sheri iyo ufite ifaranga ariko babwire mwabagabo buri uri umugabo ukagira ifaranga ukagira ikofi yutashye mu rugo nyine mutware uraho neza siko watinze ku kazi niyo ngibyo nuko gahunda ziba zimeze ati siko watinze ku kazi ubwo nyine urumva ke nyine ziba nyinshi ariko iyo nta kofi urakomanga mbashage njye kugukingura siko ntu si ikibazo ni ikibazo gikomeye ubwo rero bakabaho muri hose nka official rwose nahabwira ati mufata agafaranga mubona agafaranga muze kugira mu rugo nyine umeze neza uritegereze mu makapisa rero amusagwaye karibu wayi tuvuga ati hewane ni karibu sheri nganguko rero aho twibereye ni kuri Uwimana Caritas simbukira kuri YouTube channel yiwe hanyuma ukirike subscribe byose biraza kwa byagenda neza cyane gatanu ku kani nta wundi ni Gadi official ritegerezamo hagati kabisa kati hari umupapa umeze neza cyane avuga ati nanjye umunsi wa none bafite inkuru nziza mbazana inkuru nziza imeze neza cyane kandi abantu b'abasaza ngenda bemera abasaza impamvu bemera nge nigeze kuganiriza umusaza mbwa se wakanze subscribe muzeyi kama ka subscribe kuri Gadi official mbwatego so mushimi nibishye mwana wa ni ikibazo reka ariko hino iwe urimo uritegereza uwo obita Uwimana kabisa mvunguwo anako abameze neza ni mama wihaye Imana namwe ni mushake mva mwababyeyi abantu mudashaka gukizwa ngo mwakira gakiza ni wahandi Yesu naza uratuzabureba ni mu muri rutazima ariko wagiwemera ibyo nkukora ko bimeze neza cyane fresh bimeze gute nge nudakunda ibyo nkora nge nzagukunda nunyanga nzabikorera icyo nitwa official ubundi nikomereze nuko gahunda zimeze hanyuma hino yiwe gato ndabona rwose ni umwari umeze neza cyane banyampinga b'u Rwanda rwose mwabaho muri hose nyampinga b'u Rwanda ndagusohoje urabona ko mugenzi we nawe ameze neza cyane reka kabisa aravuga ati nanjye mu Misiri imbere ngomba kujya amuhaseruka ameze neza cyane gatanu ko kandi wow Imana yabasize amavuta yabahaye imigisha umeze neza buse none ndimo ndakora ikiganiro bari kutwumva ntibari no kunyishyura ntago bazi ko mafite momo hafi aho ngaho bakanda akanyenyeri bikagenda neza nimba wifuza kuzamura YouTube channel yawe gerageza uduhamagare kuri 0862218 byose biraza kwa byagenda neza cyane gatanu ku kandi naho rero ni Gadi official ndabikora kandi mu gihe gito nawe utangire ukirigite ku madolari ariko uzi ko ufite YouTube channel udakirigita ku idolari hari nawe bamonetize bikaba byaranze nimba monetization yaranze gerageza uduhamagare byose biraza kuba byamera sawa wane reka rero twakire abatumirwa dufite kuri uyu munsi wa none hanyuma abatangire batwibwira turahera ku muyobozi wabo hanyuma ubwo ibindi ni mu kanya gatoya amakuru ni meza bakumpere mikoro hanyuma wongere ijwi kugira ngo abadukurikirane babashe kukumva neza cyane fresh anjendi Gadi official hanyuma witwa nde Nitwa Uwimana Caritas mwenye muziki nyiri ndirimbo kuronye no guhimbaza Imana kabisa noneho rero dushyiraho akapiro gato yakundirimbo hanyuma tubone nyine kwinjira mu kiganiro nyirizina ni karibu umwanya wawe di fasha rwose turirimbe indirimbo igitabo nyine cyo gushimisha Imana indirimbo y'115 ivuga ngo nabonye umukunzi mwiza mufatanye natwe kuririmba iyi ndirimbo ifasha ubugingo bwacu muri kino gitondo
nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kuba imbataye rwose genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose nabonye umukunzi mwiza kera yarapfiriye yaranguza mu bugingo nawe yaranyihaye none ibintu mfite byose ntabwo nyibigundira ibyo nunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo nunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru kumuhanga amasiteka bizanyiza intege nke shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka nabonye umukunzi mwiza niwe nyir'imbabazi niwe mujyanama wanjye niwe undengera iteka nakubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nabya none nabizaza byazananya na Yesu nabya none nabizaza byazananya na Yesu naburwayi nabya none nabizaza byazananya na Yesu nabukene nabya none nabizaza byazananya na Yesu. Oh, hallelujah! Nta bya none nta bizaza ntaza byantandukanya na Yesu. Turirimbira indirimbo nta bya none sasa. Hanyuma dukomeze. Nta bya none nta bizaza byazantandukanya nawe. Mundi wacu kuko ni heza nzaruhuka migereye uwambambiwe zankuvuze nzaruhuka nzikozemo. Wow! Hey, hallelujah! Imana ihabwe icyubahiro avuga ati iza nkovuze nzaruka nzikozeho avuga ati nta bya none izaza byose nyine aho twibere muri kano kanya gerageza udukurikire kuri Uwimana Caritas byose biraza kwa byagenda neza cyane gatanduku kandi byonyine gusa gerageza ukirike subscribe wandike ukande kuri share comment Hakuzi kwandi kumanda gukora ibintu namubwira ati wabikoze nabi mwebwe mwabaye mutajye umbwira ati wabyisha ariko ubundi bikagenda neza fresh nkongera nkikosora nakundi hanyuma umaze kuturirimbira ati nta bya none nta bizaza kubera iki wahisemo kuririmba iyo ndirimbo ko numvishe
ihuye niyo mwari mumaze kuririmba nkumva hari ukuntu byagenze gute kugira ngo utekereze kuririmba iyo ndirimbo no mu gitabo warindi bijya gusa no kwiriki? Umwami Yesu ageze ku nkombe atoranya abigishwa, yabwiye abigishwa be ati, mbese atoranya Petero na Yohana yabasanze baroba, arabwira ati musige incundura zanyu munkuriki, musige mbega munkuriki. Hanyuma iyo witegereje ukabona iby'iki gihe uburyo bimeze, hari ibya none bya kino gihe bibujije abantu gukurikira Yesu. Ibya none bya kino gihe bibujije abantu kuguma mu gakiza, ndetse urareba ugasanga hari abari bakijijwe ariko ubu babiretse, ariko ugasanga kubireka si uko bakennye, mbere bagikennye bubahaga Imana, ahubwo umurengo nawe wica ibintu. Umurengo watumye abantu basubira inyuma, bakorera izindi mana zitari Imana. Nta kiriho none kitariho na kera, kuko n'Abisiraheli hari aho bagendaga bakagwa, ariko igihe kikagera bagatakambira Imana ikabagarura, kuko ijambo riravuga mu ngarukire nanjye ndabagarukira. Ariko ibya none bya kino gihe bibujije abantu benshi inzira y'agakiza. Hari abagira ngo Yesu ntazaza, nyamara azaza. Ijambo rikavuga ngo uwanduye agumye yandure, ukiranirwa agumye akiranirwe, uwezwa nawe agumye yezwe. Ni ukuvuga ngo niba uri mu rugendo rujya mu ijuru ezwa cyane, ariko niba warahisemo gukora ibyaha bikore cyane kuko Yesu araje. Ariko wirinde nanone kuvangavanga kuko ntawe ukeza abami babiri, konje cyangwa ubiri nibyo Imana ibishaka. Korera shitani cyane ugira mu mwete, vuga uti igihe ndeka nkorera shitani. Nigeze numva hari umuntu ubivuga ati igihe shitani atanga amafaranga naho abasenga Imana itinda gusubiza, ariko nubwo yatinda kudusubiza tuba tuzi neza ko itatwibagiwe, kandi tuba tuzi ko mu ijuru hari ibyiza kurenza ibyaha ku isi. Nta bya none rero ari ibyo turimo ari n'ibizaza, uko byamera kose gahunda ni hehe ni mu ijuru. Nta byazantandukanya n'Umwami Yesu, nta byaza